Alright, what's up my people? Ndabasuhuje kandi mbahaye ikaze. Nizere yuko intangiriro z'umwaka zanyu ziri kugenda zimera neza fresh cyane. Nizere yuko muri kugenda mwenjoying umwaka wa 2023 ntabwo tukiri 2022 tugeze 2023. Nizere yuko rero ibintu bimeze fresh. It is your number 1 Kigali Jube tubagezaho amakuru navuga ko ashyushye utasanga handi kandi yizewe tuza ducimaka dukura ibihuha byose bababeshye. Nyuma y'amashusho menshi acara ku mbuga nkoranyambaga berekana Davis D aryamanye n'umukobwa, hari udukingirizo hasi ahagana ku birenge bye twakoreshejwe. Abantu bati ubusambanyi ntibubaho dorishano riragwira. Bamwita rero ikishaka David nkuko nabikubwiye. Amazina ye bwite ni Davis D aka umwami w'abana aka umwami w'amajyepfo, Shine Boy umuzungu. Niyo manzi wa mbere wenyine ukunda gukorera video zayo twakita Dubai. Yeah, D protection rero n'udukingirizo yabaye ashira hanze kugira ngo afashe urubyiruko kuba bakwirinda sida n'izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina. Rero abantu bamaze iminsi bababesha babaha amakuru atariyo, bababwira ibintu byinshi bigiye bitandukanye, bababwira ngo Davis D mu gitanda n'umwana bamufashe bamufotoye, ariko urebye neza nawe kugira tuze tubasobanure urabona ko yambaye ipantaro, umukobwa araryamye ntagagaragaza isura, ubona mu bitugu gusa. Already dusosengura ukabona ko ibi bintu nyine byateguwe. Rero ikuri kubyisha inyuma nukuhe ari amafoto n'ibiki byose n'ikibyisha inyuma n'udukingirizo Davis D afite yashize ku isoko agiye kugurisha afatanije n'abaterankunga bagiye batandukanye kugira ngo barwanye icyorezo cyo kurwanya sida. Nta kindi babikoreye, bamwita Davis D. Davis D rero mu kubitangariza bitangazamakuru bigiye bitandukanye harimo na Kigali Tube yo wa number 1 YouTube channel baha amakuru agezweho kandi yizewe. Akaba yamaze kutubwira yuko turiya dukingirizo yadusohoye kugira ngo afashe urubyiruko ndetse n'abandi bantu bose bananiwe kwifata cyangwa se n'ubona umugore babishaka kugira ngo bajye bakoresha udukingirizo kugira ngo batandura izindi ndwara zose zandurira mu mibonano mpuzabitsina, by'umwihariko icyorezo cya sida kimeze nabi kiri guhitana abantu benshi bari mwana bagiye ko gihari bavuniye ibitimo mu matwi badashaka kumva, ariko byamuna kirare. Davis D Shine Boy mwami w'abana umwami w'amajyepfo nawe akakubwira ngo reka shire hanze udukingirizo kugira ngo mfashe abantu kwirinda by'umwihariko urubyiruko. Urumva ko ni ikintu cyiza. Utudukingirizo ikihariye kigeze kirenze kiriho niko yamaze gutangaza ko hazaba hariho n'ifoto ye. Nugucimaka tubabwira rero amakuru ya showbiz n'ubundi agiye atandukanye. Abantu benshi rero nabonaga mufite gushidikanya kuri ariya mafoto, mufite gushidikanya kuri Davis D, baramutuka ngo no musambanyi ngakuranga ibindi bintu bibi bigiye bitandukanye, ngo ntago ari umuco mwiza, ngo sindanga agaciro z'umunyarwanda. Ariya mafoto kari Agatwiko ari kugira bababeshe. Ukuri kuri hano konyine nuko hari project, nuko hari umushinga afite udukingirizo agiye kuronshinga akaba yashira hanze akirika abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga kugira ngo abe yafasha leta cyangwa se abe yafasha ubuyobozi bwacu, dore ko hari campaign zimaze iminsi zitambuka impande enye z'igihugu ahantu hagiye atandukanye babwiriza abantu kugira ngo birinde sida, babibutsa ko sida ikiriho. Uyu muhanzi rero nta nubwo ari mu bahanzi yewe batumiwe ku munsi wo kubitangiza, ariko we yaricaye aravuga ngo niki nakora nkafasha society yanjye, nkafasha urubyiruko bagenzi banjye, nkafasha abasore n'inkumi byananiye kwifata. Ubwo rero bikumvikana ko Davis D yamaze gushyira hanze icyo twakita D protection n'udukingirizo rero umuntu akoresha nk'ibisanzwe ku badukoresha murabizi. Urumva noneho utwo dukingirizo twaba tuzabafasha n'ubundi kwirinda indwara zandurira mu mibonano mpuzabitsina harimo na sida, icyorezo gihangayikishije isi yose muri rusange. Nyamuna ibintu babiriseruye cyane. Rero ntago Davis D yari ubusambanyi, ntago ari ibiki. Ndagira ngo ibi bintu mbigire clear, ndagira ngo ibi bintu rero mbihanagureho umwanda wose, ndagira ngo ibintu mbigire isuku, mbahe amakuru meza agezweho kandi yizewe ko bita ikishaka David, dore ko avuka hariya mu ntara y'amajyepfo maho twakita mu murenge wa Tumba niyo avuka. Rero ni Davis D akubwira ngo
koresha udukingirizo kugira ngo wirinde. Ntabwo turi kwamamaza, ahubwo twagiraga ngo turebe ese ariya mafoto bababwiye ngo Davis bamufasha ari gusambana mu gitanda, ariya mafoto yagiye acaracara ngo Davis ni ibiki ibyayo ni ibihe. Nta kindi kintu kibyihishe inyuma, tuba twakugiriyeyo tukakubwira ngo ikibyihishe inyuma nta kindi nuko ari udukingirizo ari kugira akore ahereza abantu kugira ngo babashe kuba bakwirinda. Abamisi benshi bakoze ubukwe, amakuru yo ni menshi cyane nkufitiye hano kuri Kigali Tube. Buri munsi, buri segonda, buri munota tuzajya twaprodinga ikintu gifite akamaro, tuzajya twaprodinga duca impaka, tuzajya twaprodinga kugira ngo tubakure mu rujijo. Abantu bari kubabeshya bakoresha social media bababeshya, aha honyine niho hizewe. I can write you, ntabwo nakubeshya, ahubwo wowe ikintu usabwa ni kimwe, ni kanda subscribe, like, noneho nurangiza inshuti zawe nazo wikumva amakuru wenyine wawe ugiye kwikunda, kora share ku inshuti zawe, abantu babirebe babibone, bagere kuri Kigali Tube, bakore subscribe, bakore views, bakore comment, utubwire ese nahe makuru hashobora kuba ari n'andi makuru wowe ushidikanyaho wifuza ko twaba twakunonosorera cyangwa twakurebera ngo tukubwire ese bimeze gute. Ayo makuru nanyayo cyangwa saya nyayo, twebwe ibyo bintu ni ibyacu, tuzahita tubigukorera. Wowe jyaho ushyireho comment yawe, ushyire igitekerezo cyawe, utubwire icyo wifuza yuko twagukorera. Ibitekerezo byanyu nibyo by'ingenzi mu buryo bwo gutegura amakuru yacu tugomba kubagezaho. Buri kimwe cyose tuzaza tukibakurikiranira uko bimeze umunsi ku munsi. N'abatindi rero reka mbabwire ngo Imana nikomeze ibane namwe. Rizwa release your number 1 Kigali Tube. Ciao, njyewe turi kumwe, ni buri munsi, ni buri segonda, ni buri munota. Niye nkuru igezweho nta handi wayisanga. Komeza utere ijisho kuri Kigali Tube.